Lionel Sentore nk'uko mubona hano nk'abandi Garçon Bob. Igitaramo turacyiteguye neza cyane, urabona ko energy ni nyinshi, imyiteguro yacyo ni myinshi, tuyigeze ahanyuma, tuyigeze kuri. Rero nabizeza yuko umunsi wo ku itariki 27 z'uku kwezi umunyarwanda wese ahari uzitabira kino gitaramo azaryoherwa. Abizi abanyarwanda bakunda gakondo, turashaka rero kuri uyu munsi nyirizina bazaryoherwa noneho kurushaho, kuko abantu turi kumwe twateguranye kino gitaramo n'abazamfasha bafitemo experience zihagije kandi n'abahanga cyane. Rero ndabizeza yuko uriya munsi nyirizina bizagenda neza cyane. Reka nanjye mumereze ahangaha ku muntu bahaye ya nkoni arakomeza twiyubwire. Muraho neza, ndirwa mwisa baratiriwe n'intare byose amahanga mu makenga rero ndabusha igihumbi cyane. Icyo nyine navuga ni kimwe, burya twe turategura ariko mwe mugateguza. Muri make ni mwe igitaramo mugiye gutuma abanyarwanda bakizamo, sibyo? Murabateguza mubabwire ngo ibintu bimeze neza, kandi nabo murabona ko bimeze neza. Twariteguye, burya muri gakondo dukunda ibintu byiza bisukuye bisa neza. Rero ibyo ngibyo nibyo ntekereza ko abantu bakwiriye kwitega, kandi ku giti cyanjye nka grand frère wa Lionel nishimiye cyangwa ntewe ishema no kuba muri kino gitaramo kuri concert ya mbere agiye gukora, kandi nkamushyigikira byeruye sike. Mwiriwe cyane, muraho cyangwa ngende rwamarara rwa murima nyiringabo y'urugangazo mu rugamba rw'intange nkavumbera abagize ubutero bwabo bagahunga, abatari umutwe bakiyegamira ariko abosemo. Nk'uko bagenzi banjye bivuze rero igitaramo kirakomeye kandi ni cyiza, twaracyiteguye mu buryo buhagije, ntabwo kigomba gusa n'ibindi. Turahamya neza ko kizaba gifite itandukaniro. Uko gakondo igenda ikura niko n'imitegurire yayo n'ubwiza bwayo n'ibyo iburikirwamo byose biba ari ibihangange. Ubwacyo uko cyitwa rero ubwabyo biragiha uburemere bukomeye. Nk'uko dutegura Jire kuko yabivuze, mwe mugateguza nta hanya ahubwo ku mugani. Reka tubatege amatwi twumve ibyo muteganya kubwira abanyarwanda, wenda mudafite ibisobanuro tubasobanurire. Murakoze. Ganiriye neza cyane. Nasabye guheruka. Impamvu nasabye guheruka ntabwo ari iyindi, nuko nagira ngo nze kubasobanurira impamvu Beka yafashe umwanzuro wo kwifatanya na Sentore. Tumaze kureba wabona ko naje nambaye nanjye ni Beka, sinzi impamvu yo namuhaye atayizanye, ariko yagombye kuba yambaye nawe. Dufite umuryango twise nanjye ni Beka, kwifatanya na Sentore nuko dushaka kwagura umuryango wa nanjye ni Beka. Namwe mukatubwira abanyarwanda ko nabo ari Beka, namwe ni Beka, sibyo? Abo muri mwa Beka mukwiye kuba Beka. Reka mbabwire impamvu mukwiye kuba Beka. Mu ntego zacu zo kwagura umuryango mugari wa nanjye ni Beka, cyane cyane tugendeye kuri cluster y'abahanzi n'abanyabugeni, dufite product nyinshi turimo kugenda dukora nk'abanyakigali, dutekereza ko zizakemura ibibazo by'ubukungu bihari muri cluster yayo. Kwifatanya na Jules Sentore na murumuna we Lionel ni ukugira ngo twohereze ubutumwa buvuga ngo turimo gufatanya namwe, kandi turacyashaka gufatanya namwe, turacyashaka gufatanya na sekta yanyu, kugira ngo mu byo dushoboye nk'abanyarwanda tubasunike, cyangwa se namwe mudusunike, namwe mube nanjye ni Beka.
dufite product nyinshi wenda sindi buziganireho zose hano ariko buri muntu wese yakwisangamo muri Irangi n'Impeta. Turiteguye rero kutubwira abanyarwanda cyane cyane muri secteur ko beka ihari kugira ngo dufatanye namwe mu mishinga yanyu iteza igihugu imbere inateza urubyiruko imbere. Murakoze. Murakoze cyane. Ariko se mbere ko tugera mu mwanya w'abanyamakuru tugiye ibijyanye n'amatike waravuze mu masaha ari imbere dushobora gutangaza ibijyanye na table ariko hari andi agihari se ashobora kuboneka nyuma no twakira abanyamakuru. Izo navuga ziri hafi gushira aho mperukira kureba kuri platform yo gukoresha tugurisha amatike ni VIP tables ari business cyari premium zirahari na regular zirahari ariko n'abakeneye kugura amatable vuba kugira ngo uwo uri gucika n'uyu munsi ashobora kutayibona ariko manyanya cyane. Akoze cyane kandi tugiye mu mwanya w'abanyamakuru wese azajya yivuga tubwe n'itangazamakuru nyuma n'uwashaka kubaza ikibazo numva byabyiza umuntu agiye abaza bakahita bamusubiza kugira ngo wenda ataza kugira icyo twibagiwe. Murakoze, nitwa Johnson Ndekezi Murera Umuseke. Nifuza kubaza Lionel, mu by'ukuri indirimbo ufite ubona ufite kugeza magingo aya urabona public uzayibyimba kabisa cyangwa n'ubundi ni ya ndirimbo dusanzwe tuzi niyo wizeyeho guhagurutsa imbaga? Murakoze. Unatubwire n'udushya natwe unategura kugira ngo tubwire abanyarwanda bazaza kwizihirwa. Murakoze. Indirimbo mfite nditeguye cyane kubatarambira mukanezerwa kandi nshingiye no ku yatumye mumenya yuko Lionel arimo gutegura kino gitaramo ariko hari izindi ndirimbo nshyashya nziza zihari n'abanyarwanda bakeneye kumenya. Siriya yonyine mfite. Murakagira Imana. Uranyuzwe cyangwa udushya turimo nuko harimo indirimbo nyinshi nshyashya batazi zigera kuri 11 kandi ikindi gishyashya nuko ari ubwambere bazaba bambonye mu gitaramo cyanjye nyine hano mu Rwanda kuko ari n'igitaramo cya mbere nteguye nako nagashya kandi. Merci beaucoup. Nitwa Piyonika kuva kuri 3D TV. Mfite ibibazo bibiri, icyo ndabaza Lionel sinasharire. Icya mbere kuri Lionel, igihe ejo bundi wari ugeze mu Rwanda twakubajije kuri line up ndetse na script zishobora gukora abanyarwanda cyangwa se abakunzi bawe. Uyu munsi kugira ngo tugire twereke abanyarwanda nyuma y'uko dufite Ruti, ishyaka ry'intore ndetse na Gilles, nta wundi muntu turamenya cyangwa se ufite uzereka abanyarwanda utari kuri line up wamaze kumvikana cyangwa se kuvugana nawe. Kuri Sharire, first of all congratulations kuba wararongoye, ariko bajya batubwira ngo iyo umuntu azanye umugore ngo hari ukuntu asubira mu miririmbire cyangwa se mu mikinire ijwi riracyarimo cyangwa imbaraga umugore yarazimaze. Murakoze. Kubanza nagaragaje tugomba gukorana, hari n'abandi bahanzi benshi bahari. Abwo nagaseke gapfundikiye ku munsi nyirizina w'igitaramo muzababona n'abandi kuko mbavugiye hano kagaseke gapfundikiye nabanga kumva hakiri kare, ariko barahari nabo twabashije gutangaza turimo turakorana, twabaye hafi mu buryo bw'imyitegurire kandi ikindi nababwira nuko n'ingangare turahari. Nubwo si ngombwa ngo mutubone kuri afishe mumbonye mumbonamo ingangare, mubonye Charles mumbonamo ingangare. Murakoze kuri icyo kibazo, nanjye nabanje kujya mbyibaza mbere kuko najyaga mbona mubyandika ku artiste bandi, ariko kuri gakondo burya biratandukanye. Akungo gakuze niho biryoha, ni nabwo ubona gutekereza kandi niyo ugiye gushaka urabanza ukareba ugiye gushaka. Icyo nakubwira cyo nuko bigeze igihe, ahubwo mbere nta mwanya nabona. Murakoze, nitwa Eminyawe kuva kuri Eminyawe Empire. Nizere ko mwese biro meze
bari hano. Njye ndibariza Jules Sentore, ni ubwo twari turi ku kibuga cy'indege ejo bundi nabajije mugenzi wawe ati ni bande wifuza kubona mu gitaramo cyawe. Ku bw'amahirwe mbona na minisitiri utuma twishima, ejo bundi arapositiza ahamagarira abantu kuza mu gitaramo cya gakondo. Rwose kiba ari igitaramo cyiza cyane, nanjye mbwira abantu ati nimuze ku bwinshi, amatike atarashira. Ariko mubonye nk'umuyobozi nk'uyu by'umwihariko unanarebwa n'ibyo mukora, apositinga cyangwa se ahamagarira abanyarwanda muri rusange kuza mu bikorwa byanyu cyangwa se kuza mu bitaramo byanyu nk'abahanzi mu byakira muti. Icyo ni kimwe. Ikindi yongeye nanone guhabwa inshingano n'umukuru w'igihugu kuba minisita, n'ubundi agakomeza inshingano yari afite z'urubyiruko ndetse n'ubuhanzi muri rusange. Ni igiki mumusaba kugira ngo azakomerezaho n'ubundi aho yanagejeje nk'abahanzi? Hari ibyo mubona mukeneye by'umwihariko nk'inzu mukoreramo ibitaramo ndetse wenda naho mukorera indirimbo zanyu n'amashusho muri rusange, hari ibyo bihagaze gute? Noneho ku ruhande rwanyu nk'abahanzi ni igiki mumusaba? Ngaruke kuri Lionel, iki ni igitaramo cyawe cya mbere uje gukorera hano mu mujyi wa Kigali cyangwa se no mu Rwanda muri rusange. Abanyarwanda nizera ko bakunyotera, bakeneye no kukumva ndetse no kukubona. Benshi mbona arabakubona kuri za kamera, kuri televiziyo no mu ndirimbo muri rusange. Ariko wowe ku bwawe wumva witeguye gute? Utubwize ukuri. Hari igihe mutubwira ngo turiteguye, turi tayari, ariko nanone ibyo tubona tuje mu bitaramo bikaba bihabanye. Ariko nizeye ko indirimbo ufite n'ubushobozi ufite uzabahagurutsa. Ariko wowe ku giti cyawe n'abo muri kumwe mu ntego imeze gute? Ese imyiteguro igeze he? Wayiha ikigero cya kangahe ku ijana? None murangiza munatubwira uburyo n'abantu bari buze kubona amatike. Hari igihe tubabaza ngo abantu bazabona amatike gute, tukabibabaza nyuma. Nakubeshye ntitubishyiremo, bamwe bakabikata. Mujye mubitubwira mbere na hagati ku buryo bari buze kubinanirwa. Nakoze cyane. Tekereza Jules afite ibibazo Banze? ufite ibibazo ari umuhanga ashobora uri intore cyane namwumvise. Yes, utuma twishima minisitiri. Ikintu nakunze kandi yakomojeho ni kimwe, ikintu cyo kubwira ko n'abayobozi n'abantu bahabwa invitation bakwiye kwishyura. Icyo kintu naragikunze. Abahanzi ntabwo dusaba amafaranga reka, kuko ibyo dukora abantu mukwiye, sometimes ntekereza ko abantu ari cyo gihe kugira ngo babyumve. Kuba ndi umuhanzi ni inganzo, ndarema kandi ibyo nkora ni ukugira ngo bikore ku mutima wa bamwe muri twe, ni ukugira ngo bigufashe mu bibazo uhura nabyo, bibashe kubyoroshya cyangwa ubashe kubona ibisubizo. Ibyo dukora muri make turi n'abaganga, sibyo? Hari abababaye dutuma bishima, hari abafite intimba ku mutima bakabohoka, hari ababura uburyo babisobanura ibyo barimo kunyuramo n'uburyo babibonera igisubizo. Twe nk'abahanzi tukabibafashamo. Rero umuntu uje mu gitaramo cyacu abaje kwakira umunezero, abaje kwifatanya natwe, abaje kuruhuka, abaje gukira. Hari abo turirimbira bagakira. Izo ngero sinzi, nshobora kubivuga mukakeka ko ari gushaka kwitaka, ariko ngewe hari igitaramo nakoze hanze y'u Rwanda, umubyeyi akizamo n'umuzungu. Akijemo yaje arwaye kanseri, sibyo? Arwaye kanseri asaba ko dufata ifoto, turabonana. Mu kubonana arambwira ngo nagize umunezero kuko narabibonye. Arabyina indirimbo zanjye atazumva, atanazizi, ari wo bwa mbere azumvisha, akabyina akanezerwa. Ndetse anatashye bamubwira ko hari igihe cyagiye cyiyongera cyo kuba kiriho, sibyo? Ariko agiye no gutaha
yanyohereje lettre anyandikira message nini ashiraho n'agafoto kanjye nawe arabimpa ngo mubigeze kuri Jules Sentore ko nakunze ibihangano bye kandi amuzo abahanzi turimo abaganga turimo gukira. Hari ubwo abanyarwanda bumva ko bakeneye kumenya ibihangano by'umuhanzi mbere y'uko bisohoka, bumva ko bakeneye kumenya ingano ye kugira ngo babashe kwitabira igitaramo cye. Reka da, ujye ukiza uje gukira, uje kubohoka, uje kunezerwa, uje guta agahinda no kukarenga, sibyo? Murakoze. Icyo ni icyambere nakunze cyuko invitation abazihabwa bamwe mu bayobozi bakwiriye kubyishyurira. Ibyo ni ibintu byiza cyane, ntabwo ari ukubibahatira, ariko ni ikintu cyiza. Wahawe invitation uba wubashywe, ariko ugize n'icyo utanga uba wubatse umuhanzi. Icya kabiri nifuza wambajije, ese turasaba iki? Buri munsi ngenda kivuga ni ikintu kimwe gusa, ntabwo nsaba amafaranga hari ibyo dukora ntekereza ko bigomba kubonamo akantu, ariko icyo nsaba ndagisaba igihugu, ndagisaba abanyarwanda, ndagisaba ubuyobozi, ndagisaba igihugu kitubyara, ni ukurema isoko ryacu rikaguka. Ati gute? Isoko ryacu nk'abahanzi ubu ngubu majority cyangwa ahanini isoko abahanzi mu Rwanda tubona ni isoko riva mu ma event atandukanye mato ndetse n'ama event leta iduha. Ibyo ntabwo bihagije, hakenewe kwaguka umuhanzi bakamwumva nk'umuhanzi w'igihugu, ariko unarepresentinga igihugu hanze yacyo. Kuko iyo ugiye kubona ukabona nk'umuhanzi uturutse hanze akaza ukumva agize ibyo ayora avanye hano mu Rwanda, uwahasigaye n'umusanzwe musanzwe muturanye, reka bamwe tuba tunaturanye, musanzwe muturanye, ukumva ko ushobora kumufunguriraho. Ibyo bintu ntabwo njye bijya bingwa neza. Sinzi icyo ndatekereza mu gihugu. Ujya gutera uburezi arabwibanza, kandi nujya kurata kugira ibyo arata ahera ku bye, sibyo? Murata abahanzi banyu, mubavuge neza, murabashyigikire kugira ngo mubashe kujya mu ruhando rw'amahanga, kuko mu byo maze kwiga, mu byo maze kubona mbona turabashije, turashoboye. Kandi unarebye na production yacu, ntekereza ko mu producer dufite hano ibihugu duturanye bibigarije baba dutwara cyane. Ndabeshya? Nta producer sound ziva hano mu Rwanda cyangwa ibihangano dufite hano, iyo bashize burya mu platform dushiraho ibihangano byacu, iyo bishizeho ibihangano byacu usanga kiremereye kandi gifite kalite nziza kurusha ikindi gihangano cyaturutse singiye kuhavuga hano hafi, sibyo? Bivuze ko twebwe turimo abahanga, ndetse no ku video production usanga turi abaproducer bacu ni abahanga cyane, sibyo? So ibyo bintu rero abanyarwanda icyo ni ikirezi twambaye, sibyo? So tubishyigikire, tubikunde, tunabakunda abahanzi bacu. Murakoze mukana. Murakoze cyane. Umwanya ni uwawe. Bari bambajije imyiteguro igeze hehe, urugero rwayo kugeza kuri uno mwanya bigeze nko kuri 88%. Ndi tayari gushimisha abanyarwanda, ndi hano na energy nyinshi nk'uko mubibona. Ubu mpagurutse ngahagarara mwahita mubona ukuntu ndi ntari iteye ubwoba, ariko ngende ready, ndi tayari kubahereza igitaramo cyiza cyane, kandi imyiteguro tunayigeze kure. Murabona turanezerewe, kandi mu kwitegura namwe mwabidufashijemo, uko mubibona ibyo byose birimo baragenda neza. Ndabashimira cyane, ubwitange murimo murakoresha tuba inyuma ni iby'agaciro. Murakoze. Nagira ngo Lionel gato Jules, ngiye hari ikintu nshima cyane buriya
gakeya ujya njya imbere y'abantu nkaba navuga cyane cyane nkamwe muzi ubwenge muri ibintu dukora, mufite n'uburyo mubyerekana kandi bikaba byagera kure. Njye ndashima generasiyo ubu igihe mu myaka nk'itatu ishize kugera aho bigeze ubu abanyamakuru u Rwanda dufite. Ubundi mbere gato wajyaga kubona no ku maradiyo cyangwa n'amateleviziyo ugasanga bari gukina indirimbo zo muri biriya bihugu, niba ari n'umwartisite wa gakondo uje ugasanga nta mwanya ariko ndimo ndashima ukuntu muri kubikora, kandi noneho wajya ugasanga ni abajene nibo babirimo, mwagatumye noneho n'ababijyamo uretse n'itangazamakuru babikora, noneho n'ababikora ubwabyo usanga umwana mu myaka 20 arimo aririmba ijwi ryiza rya gakondo, mukamushyigikira ukabona ko hari ukuntu bisigaye bimeze. Nimushyiremo imbaraga ngo jira babwire umuntu mukuru kuko yabanje mbere niba utahaza hari basanga ariyo mpamvu. Murakoze. Amazina yanjye ni Salomo George muri Kigali Today. Ndashaka kubaza bari y'igitaramo Jire indirimbo yawe Uwangabiye ni indirimbo imaze imyaka 8 urebye yakodinzwe hashize imyaka 8. Ndibuka neza kugira ngo yakoreshejwe muri campaign, ariko nyuma y'ijambo excellence yaravuze ijyanye n'icyo kugaba bivuze bahita batangira kuyikoresha nyamara kutari no mu Rwanda, bikomeza rwose indirimbo nziza. Nyuma kuri final mwaraje mwayiperforming, ese waba waragabiwe behind? Ikindi nabaza kuvuga ese niho havuye kugira ngo ube wayitiriye album yawe ugiye kutumurikira? Ikindi cya kabiri, ejo bundi twabonye umushumu mukuru Louise Mushikiwabo ino album ayivumugisha kuri Twitter, ndetse niho nabonye abishyiraho. Ese amarangamutima yawe ku bayobozi nk'abiyo bagushyigikiye ubifata gute? Cyanyuma ese ubonye baje mu gitaramo cyawe babyakira gute? Murakoze. George abanza kwibagirwa mu nyibutse uko yambajije byinshi icyarimwe. Icyo navuga cya mbere ni uko ni iby'agaciro. Wambajije ko nagabiwe, kugabirwa naragabiwe, kugabirwa igihugu cyiza nk'uko nguko ntabwo bisa. Rero nk'abanyarwanda twese twaragabiwe, icyo kibe gihamye kuko naragabiwe cyane. Ikindi navuga, kubona abayobozi bashyigikirana iby'agaciro. Si jye nyine bavuze ku muhanzi umwe, bavuze ku bahanzi twese. Yewe ndi hano mpagariye abahanzi bose bari hano mu gihugu cy'u Rwanda, kimwe n'uko n'undi yavuye hano mu gihugu cy'u Rwanda akagenda ahandi, abaduhagarariye twese. Kuba banshyigikiye ni iby'agaciro, ndabikunda. Nkeka yuko n'abahanzi bagenzi banjye barabikunda kandi barabishima, kuko bigaragara yuko hari aho turimo turava, hari n'aho turimo turajya. Abayobozi bacu badushyigikiye mu buryo bw'ibihangano, mu buryo bw'abahanzi twese. Rero iyo bagushyigikiye bituma nawe ushobora kuba wabasha kuba wakora neza. Ikindi, mbonye baje mu gitaramo cyanjye byanshimisha cyane. Ntabwo bisa kandi byashimisha n'abanyarwanda twese muri rusange, bigashimisha n'umwe wese yaba yitabiriye kino gitaramo, kubona ubuyobozi bwacu, ababyeyi bacu baza mu gitaramo. Burya ni iyindi shusho ku munyarwanda no ku muhanzi wese ahari. Aho naba nibagiwe ubwo ngubwo murambwira nsubize. Wakomeza kuri Venke. Okay, murakoze cyane. Nitwa Venke nk'uko yarabivuze. Ikibazo cya mbere kirajya kuri Lionel ndetse n'abamfasha gutegura igitaramo. Ejo turi mu kiganiro dukora kuri Siro TV and Radio, twarimo twibaza impamvu igitaramo cyatinze, kitaje mu gihe amatora yararangiye cyangwa se kwishimira intsinzi y'umukuru w'igihugu, cyane ko n'indirimbo y'album ifite aho bihuriye. Murakibaza ibyatewe n'uburangare byaba byaragenze bite ku gitaramo kitaraje muri kiriya gihe, kuko bihuye nyine n'ibyo bitwaye turimo by'amatora cyangwa se intsinzi. Tunamushimira muri rusange bwatubwiye cyabayemo kugira igitaramo kiza gutinda, n'ikibazo cy'indirimbo zari zihari, byagenze bite. Icya kabiri, mwaba mwaramutumiye cyangwa se mugatumira First Family? Murakoze. Murakoze cyane. Ikibazo impamvu tutigeze duhita dutegura
igitaramo muri biriya bihe nanjye rero ndimo kwitegura mu buryo bwo gukora umuzingo wanjye, nari ntarabirangiza neza, ariko inkono yahiriye igihe. Iki nicyo cyari cyo gihe cyo kuba nategura igitaramo hano mu Rwanda, kuko niba byoroshye gutegura igitaramo uri mu mahanga ndetse ukagitegurira mu gihugu cyawe, urangije kuganira n'abarimo barabimfashamo hano, tubasha kujya inama. Niyo mpamvu rero ko n'umwanya twabasha guhita twanzura kuba twakora igitaramo hano. Naho ubundi muri kiriya gihe ntabwo byari gushoboka, kuko nanjye byansabaga kubanza kwitegura, kubanza gukora izo ndirimbo zose zikajya hanze, no kugira mbashe kuba nagira icyo nzabagezaho koko cyuzuye. Murakoze. Ikindi kibazo rero cyari ubajije ngo twaba twaratumiye ibukuru. Hari abo turimo turakorana babikozeho, ndabyizera baraza kubidusubirizaho neza ariko ubwo butumire inkeka yuko bwatanzwe. Murakoze cyane, reka dukomereze ku masaha. Murakoze, nitwa Sam Kwizera, nkorera Flash TV na Flash FM. Ndashaka kubaza Lionel, wenda na Jules nibiba ngombwa araza kukunganira ku kigendanye na collab. Album urayikoze, ariko bigaragara ko indirimbo imwe ariyo yaboostinze cyane, niyo abantu bazi kugeza uyu munsi cyane. Mu ndirimbo ziri kuri album izo nagerageje kubona amazina y'abantu mufitanye collab, ntabwo nigeze mbonamo abo bavandimwe cyane muzafatanya mu gitaramo, yaba Jules yaba Ruti. Birashoboka ko wenda bariho, ariko ibyo twabonye tukaba tutababonye, uraza kubitubwiraho. Kuki nta kigendanye na collab hagati yawe n'abavandimwe cyagiye kibaho, kugira ngo wenda no mu gihe udahari uri mu kandi kazi hariya, aba bavandimwe izo ndirimbo babe bazipromotinga hano, babe bazipafominga? Ikigendanye na collab hagati yawe n'abo bavandimwe bimeze bite ko ntabyo tubona? Jules, mwagomba kureba ukuntu mufasha umuvandimwe mu gihe adahari, mukajya musunika utuntu gake gake, mwapafominga n'ako karirimbo mukakaririmbana k'abantu bakakamenya, aho kugira ngo yasinze. Ubwo uraza kutubwira ku kigendanye na collab hagati yawe n'abavandimwe. Ikigendanye na collab hagati yanjye n'abavandimwe twarabiteguye, tubimazemo igihe kinini, ariko ni abantu bambaye hafi mu gukora iyi album, twunguranye ibitekerezo, hari aho bagiye bankosora, ariko imikoranire yo gukora indirimbo byo birahari. Nuko izo ndirimbo zitari zajya hanze, ariko birahari, nta kibazo, ariko ntabwo zari gusohoka kuri album nkuko ngewe nashakaga album yanjye ko ijya hanze, ariko imikoranire yo irahari toujours buri gihe cyose. Bro, mvugiye ikintu wallahi jama yatwimye collab bro. Okay, ariko biba byoroshye. Buriya umuntu muhorana abahanzi ku bahanzi sinzi impamvu, kuko ibyo akora nanjye ibyo nkora rimwe na rimwe bigiramo uruhare byinshi. Ndabeshya Charles. Rero hari ubwo usanga nk'igihangano agiye gukora, kubera ko wacyanditseho cyangwa wakigizemo ibitekerezo, ukumva urimo, ariko ijwi wakumva ugasanga cyangwa se ugasanga ni cya kanaka, ni cya Lionel wenyine, cyangwa Jules Sentore wenyine, cyangwa Charles wenyine, ariko ibitekerezo buri gihangano, yaba icye, yaba ibyanjye, yaba ibya Charles, yaba ibya Ruti utari hano, n'ibihangano bya Kananura na Beka, nanjye ni Beka, byose tuba twabigizemo uruhare nubwo tutagaragara direct. Ariko ntekereza ko hari agaseke kagipfundikiye k'ibihangano uko abikubwiye. Hari ibyo twakoreye aho atuye, hari n'ibyo twakoreye hano mu Rwanda. Vuba aha turabikubita hanze. Murakoze. Nitwa Abdul Taribu, nkorera Kigali Today na Kent Radio. Ikibazo cyanjye ndakibaza Beka. Batubwiye ko batangije ubufatanye binyuze muri gahunda ya Nanjye ni Beka n'abahanzi n'abanyabugeni. Ndagira ngo mutubwire ni ubufatanye bumeze gute, muzafasha iki abahanzi, ni abahe bahanzi, ni abahe banyabugeni? Murakoze.
ubufatanye navuze bwa nanjye n'Ibeka ni ubukangurambaga bugenewe abanyarwanda bose. Abanyarwanda bose igisata cy'ubuhanzi n'ubugeni gifite uruhare runini cyane cyane urebye ku rubyiruko, surtout ko population yacu pourcentage nyine y'urubyiruko. Ntabwo rero twatangira ubukangurambaga nanjye n'Ibeka bugamije kugera ku banyarwanda bose mu gisata cy'abahanzi n'abanyabugeni tugisige. Twabegera rero kugira ngo tuze tubatege amatwi, hari ibyo dufite twabazanira, ariko turimo gushaka kubumva kugira ngo tubakorere ibisubiza neza ibibazo mufite. Hari ibiganiro twatangiye, hari ahantu bigeze, hari uduproduct tumwe na tumwe twashyize hanze umuntu ashobora gukora akoresheje application ya Beka, ukiherezaho makeya bitewe n'ukuntu account yawe ikora. Ariko noneho turashaka kugira ngo tubegere turebe izi projet mufite zikeneye financement, zikeneye ko tubatiza amaboko kugira ngo twumve dukemure ikibazo cyangwa se tubahereza igisubizo gihwanye neza n'ikibazo gihari. Nibyo twatangiye rero, kandi murakomeza mutubona inshuro nyinshi. Mutwegere tuganire, mutwegere mutubwire kugira ngo igisubizo turimo. Ndashaka kwibutsa ko Beka niyo banki y'abanyarwanda yonyine isigaye kuri isoko, murabizi, niyo banki y'abanyarwanda 100% musigaranye. Turashaka kumva rero kugira ngo uruhare rwacu twiyemeje kugira mu iterambere ry'igihugu ntitubasige, tujyane namwe. Murakoze. Murakoze. Nitwa Ivan Murera Isangosta. Ikibazo cyanjye kibaza ko ari gufatanya na Lionel gutegura kino gitaramo. Igitaramo umuntu arebye abona yuko line-up mwakoresheje irimo abajene benshi. Ubundi muri raporo tumenyereye yuko umuntu ari gutegura igitaramo batekereza no ku bakuze muri gakondo. Kubera icyo mutabatekerejeho kugira ngo babashe gufatanya na Lionel, se cyaba ari igitekerezo cya Lionel cyo kugira ngo akoreshe urungano rwe? Hari ubutumwa bundi yari ashaka gutanga bibuze kutubwira. Ikindi, turi mu bihe bya vacances mu banyeshuri, abakiri bato muri kubateganyiriza iki muri kino gitaramo mu buryo bwo kwinjira? Yego, niba hari uburyo bwo kwinjira wenda mu banyeshuri muri vacances muri kino gitaramo nacyo bibuze kutubwira. Kuri Beka, muri imwe muri banki mugerageza gukorana n'abartiste ku bitaramo bigiye bitandukanye. Ese mutekereza iki ku gufasha abahanzi muri projet ntabwo bitari nk'ibitaramo gusa, ku buryo mwabaguriza amafaranga igihe runaka bakaba bakora ibikorwa byabo kujya bayishyura? Ese ibishinga bijya kubiteganya kuba mwayikora umuhanzi yakurikira projet runaka afite wenda yo gukora video yo gukora audio ku buryo mwamuguriza noneho akazamwishyura? Niba mujya mubiteganya mwatubwira. Urakoze. Ikibazo cya mbere mwabajije ni impamvu twafasha abantu b'abajene gusa gufatanya na Lionel. Nk'uko yabaje kubisobanura, ni uko n'abantu abo twasabye gukorana nawe n'abantu yagiye akorana nabo bamufashije gutegura iyi album, akaba ari impamvu rero twifuje ko baririmbana nawe. Kandi ababyeyi barahari, hari n'abo muzabona, ariko nabo tujye tubakorera ibyabo. Ariko yari Lionel Sentore bifuzaga gushyira hanze umuzingo, rero byari ngombwa ko dukora n'abantu bagiye bakorana mu gutegura iyo album kugira ngo bamufashe kuyikora. Naho ubundi n'abakuru bose tujya tubategura ibitaramo, kandi nabo abato bakaza bakabafasha. Kandi harageze yuko mu by'ukuri generation ntoya cyane cyane muri gakondo nayo ihabwa umwanya wayo. Dufite abalegends muri iki gihugu cyacu babimazemo igihe kinini, kandi ndatekereza ko abenshi cyane fiya bose bazaba banahanije mu gitaramo ku cyumweru. Bakoze byinshi byiza iyo batugejejeho twari tugeze ubu ngubu, ariko igihe cyageze yuko n'abato bazamuka nabo impano zabo zikagaragara, bagahagarara bemye, kuko ugiye bareba ko bazaba batagihari, abo nibo tuba dusigaranye kandi nzi ko bazabihagararamo neza. Murakoze. Nizeye ko musubije. Abana bari munsi y'imyaka 7 bo ntabwo bishyura amatike, ariko hejuru y'imyaka 7 barishyura. Kandi kwishyura nabyo bigeze kubivugaho. Umuntu utarabona tike, kubona tike ni akanyenyeri 662 akanyenyeri 700 akanyenyeri 1473 urwego. Gasubiramo akanyenyeri 662 akanyenyeri 700 akanyenyeri 1473. Murakoze.
twakashyira muri beka katubwira niba bashobora gutera inkunga album ya Jules mukamuha amafaranga akazabishyura nyuma. ndagisubiza nahuranije gutya sinzi niba mureba mukurikira application ya Beka cyangwa se social media zacu. Dufite application iri hanze ari kuri Android ari kuri iOS wayidawunodinga ukayibona. Ni iki cyatumye tugera kuri uru rwego ahantu twerekeza muri tekinoloji. Iyo urebye informal sector hari igihe ugendeye kuri bya bindi byacu bya banki yinjiza angahe umushahara nangahe utabasha kugira ukuntu ukorana n'umuntu uri muri informal sector. Ariko twashyizeho application kugira ngo ibashe kureba ni gute konti yawe ikora, ni ibiki ukorera kuri konti, ni iki dushobora gukorana nawe. Ngiye kubashishikariza ikintu rero kimwe, muyafungura ariya makonti mutangire munyuzeho, kubera ko hari ibintu mukora turabizi ko mukorera amafaranga menshi ariko mukayashyira hano mukayatwara ntitubashe kubibona. Abantu barimo gukorana natwe batransakitinga kuri akawunti zabo. Iyo ugiye kuri application yacu ikurikije amafaranga transakitinga ishobora kugenera umwenda utagombye no kuza kuvugana n'umukozi wa banki. Jya muri application ikakubwira iti wemerewe aya ukayafata ukayakoresha, kubera ko application yabirebye ibona kutransakitinga, ibona kuzakomeza kutransakitinga. Nitugushyigikira turiteguye rero, ahubwo turimo kubashishikariza kugira ngo ayo mafaranga nimujye muyashyira mu mufuka, nimuyakoreshe kugira ngo tubone icyo duheraho tuganira namwe. Hanyuma iby'amarubomu hari amakuru make tutangiye kugenda tubona, hari ukuntu tutangiye kubona muri industry yanyu ukuntu zikora. Nimutwegere tuganire, turiteguye dushobora gukorana namwe. Narakoze ariko kuri iyi application uvuze iyo uguje 500 ari 10 bagutwara, sinzi niba ari cyo kwiga dosiye. Ikindi amatransaction yose bakora ako kantu kaba mu kucyandira radio bicura mu cyaca n'iki cyo kwiga dosiye. Ari amafaranga bakuraho nyine kugira ngo babone. Turi ikigo cy'ubucuruzi, ntabwo amafaranga y'umuntu yaguhaye kugira ngo yakoreshe projet ni uko dushaka gufatanya nawe kugira ngo utere imbere, ariko natwe dushaka guhemba umukozi wagufashije, dushaka kwishyurira tekinoloji kugira ngo dukomeze dufatanye twese dutere imbere. Ariko nuza kureba cost y'amafaranga, ntabwo nshaka kuvuga ibindi bigo cyangwa ahandi hantu mukura amafaranga, ariko nuza kureba cost urasanga cost twashyizeho twagerageje gushyira cost gatoya cyane ku buryo bukabije. Murakoze. Turimo turagana ku musozo, reka twakire ibibazo birimo dusoze. Uravuze ngo amafaranga turayafite, nibyo koko turayafite menshi kuko turayakorera. Ni na byiza yuko muyatubikira. Abenshi mubona hano izi kamera mubona hano ndi kubwira ku ruhande rwa Beka, hari ayandi mabanki twisunga, si ngombwa ngo nyavuge kubera ko ntabwo yigeze dutera inkunga muri iki gitaramo, si ngombwa rwose. Ariko ni na byiza n'abashimira yuko muba mwagize n'uruhare mu guteza imbere umuziki. Ni byiza, dukeneye ibigo nk'ibi ngibi. Wa mugani w'abahanzi, hari abahanzi bamwe na bamwe umunsi usanga babayeho mu buzima butari bwiza, kandi baragiye banifashisha wenda no mu gukora indirimbo zabo, ugasanga hajemo n'izi kampani zanyu, wenda nimwe nabishyure n'amafaranga. Igihe kirageze rero yuko ni byiza yuko Beka irimo igenda ibisobanukirwa. Mbere mwari muri za Miss Rwanda, kubera ko nyine ari igikorwa mwabonaga kibuze guhurizamo abantu benshi. Directeur wenda mutabona, ariko abahanzi ni abantu tugeraho ku munsi ku munsi, tuzi ibikorwa byabo n'uburyo bavunika. Muramutse mubahaye amafaranga yanyu rero ni sawa, ni byiza, kandi namwe mubonamo inyungu. Rero bavuze ngo dufite amafaranga, nibyo turasaba Beka ngenda yikoresha. Abantu dukorera ku mbuga nkoranyambaga, kuba bishoboye, kuba bizi bice hano, amafaranga arahari kandi ni menshi. Ariko Beka hari uburyo itatworohereza nyine mu buryo y'amafaranga yacu, kuko abenshi tuyabikuza mu mayero, abandi ni mu madolari, harimo wenda n'ababikora mu Banyarwanda. Ariko muri ayo madolari cyangwa se amayero nyine muratuvuna, bigatuma niba tuje kuyarotira cyangwa se abantu baje kuyafata bigatinda. Rero ako kantu ko gutindamo, kuko amafaranga tuba tuyakeneye koko, kandi namwe mukayakabanyuraho, mubyoroshyemo kugira ngo mutwegere. Namwe si ngombwa ngo twe tubegere, namwe mutwegere, mutubaze n'ibyo twakora n'ibyo twakorana, kugira ngo serivisi zacu n'izanyu zibashe kuba zajyamo neza. Murakoze. Igikorwa cya mbere cyo kubegera ni uko twicaye hano, twicaranye namwe, kandi turashaka kugumana namwe, turashaka gukomeza turimo gukorana namwe. Hanyuma wenda kuri icyo kibazo cy'ubukererwe, ntekereza ko
kuri banki zifite branch network nini cyane bekirimo, ariko niba hari ikibazo kiri swift transfer zifata iminsi ibiri yonyine, ariko niba hari ikibazo kiri technical kijyanye n'ibintu byanyu, kubera ko wenda ntashobora kuba hari visibility ntafite kuri ayo mayero n'amadolari, naza kubegera tubiganireho nyuma y'uko turangije iyi conference, hanyuma turebe kuko capabilities ziri technical zo turazifite, branch network turayifite, ntabwo twagombye kugira ikibazo cya service quality, ni twebwe twagombye gusavinga mu gihe gitoya kurusha abandi bantu bose bahari hano. Ni ikibazo mbaza Lionel, ikibazo cy'amatsiko, niba ntibeshye usanga ubarizwa mu itorero Ingangare ariko ntabwo uri kuri afishe, ese impamvu ni izihe? Aho ntihaba hari uri muri gahunda yo gupanga kuyikorera ukabona ko ari umuhanzi uri detashe, bipayira kuri ko abarizwaga mu itorero? Murakoze. Murakoze cyane, ikibazo cyiza. Si itorero Ingangare, si itorero, ni groupe y'abantu babiri, ni njyewe na mugenzi wanjye Charles, ariko twebwe uko dukorana buri muntu yemerewe ko yakora n'igihangano cyiwe ku ruhande, akagisohora ku ruhande. Rero impamvu ntigeze nshiramo Ingangare nuko mugenzi wanjye yari ahugiye mu buryo bwo kwitegura ubukwe. Rero nkeka yuko iyo tuza kubivanga rero Ingangare nkabivangana no gutegura iyi konseri byari kumugora cyane, yari kuyitanga cyane kuko ni umuntu umora hafi buri gihe cyose. N'ubu ngubu kugira abashe kuba ari hano nuko yitanze cyane, twabigiyemo inama, mwereka abo tuzakorana, arambwira ati nta kibazo, ariko rero uko tubona gutya Ingangare si ngombwa ngo zijye kuri afishe. Ingangare iyo turi kumwe turi babiri biba bihagije kubona yuko icyo gikorwa ari icyacu. Murakoze, turasoje ikiganiro n'abanyamakuru, ariko Didier yadusoreza akaduha n'ubutumwa muri rusange itangazamakuru twajyana, ariko se hari abandi bantu bazwi nka MC wenda muzakora muri iki gitaramo, hanyuma budusezere. Murakoze. Arakoze cyane, nagira ngo ntangire mbashimira cyane mwese ukuntu mwitabiriye ubutumire bwa press conference, kandi Imana dufashe cyane muri promotion y'iki gitaramo. Turabashimiye cyane, mwagerageje gukora inkuru rwose. Burya abahanzi, ntabwo umuhanzi yamenyekana bakomere utayimufashije. Nabanza mbashimiye cyane no kubw'iyo mpamvu ya mbere. Hanyuma hari ikindi yarakomeje nanjye nifuza kuvugaho. Mu gitaramo kizaba kiyobowe n'umuntu w'intore cyane watowe witwa Nazina Marcel, kugira ngo muranamureba hari inyuma namuha amashyi, kandi mu bintu by'igitaramo abyumva cyane kurusha benshi. Tuzajya igitaramo kiryoshye pe, kizaba igitaramo cy'uwagabiye koko, kandi nta wundi muntu ari kukiyobora neza nka Nazina Marcel. Ubu nawe mukanya wenda tukamuha akamikoro, nawe wakamushyira akamikoro akabwira abantu bicaye hano, akabereka uwo ari we, akababwira uwo ari we. Hanyuma ariko nagira ngo ubutumwa bundi ntanga no kubashimira cyane ko nari maze kubivuga, ariko tunakangurira abantu batabona amatike kuyagura, ko turifuza yuko bibaye byiza twazakora konseri agishekro, mu gifaransa babyita agishekro, no kuvuga ngo ni ukuri igitaramo amatike yarangiye tuvuga ko nta tike ihari uwo munsi, mwabidufashe mwakabyarana, kandi ko bishoboka. Ntibishoboka kandi rwose icyo mbemereye, nituba mu gitaramo uzambwira ko atishimiye igitaramo azaza tuvugane, zamusubiza amafaranga yaguze, kandi nabibemereye. Mubabwire abanyarwanda kuri ko navuze. Murakoze cyane, murakagira Imana. Reka dore Ntazinda ko zitukamo amaboko anadusorezeho iyi press conference. Murakoze. Nishimira Beka cyane, umuterankunga wacu. Thank you for your presence, thank you for your guidance, kandi tuzakomeza kandi ibintu byinshi. Wenda Ntazinda mbabare umunota umwe. Lionel Sentore yakoze album, iyi ni kosa ya mbere dukoze, ariko tuzakora izindi nyinshi zigiye gukurikiraho zitari mu Rwanda, ahubwo dukora tour kugira ngo apresente konseri ye, kandi abantu bose tuzajyana na Beka. Turabashimiye rero ko twatagiye gukorana kandi mwiza cyane.
murakoze. ndi mfiziteri intambara amacumu ya ruhatande kubaka amati mukore ku mugambi wa ngoboka n'insanza abanga u Rwanda bakamejeje muraho cyane. Rero bantoranyije ngo nzayobore iki gitaramo, ariko ni ukuri ndababwira ko tuzatarama twambuka icyambu cya Nyamugari na Rulinda aho ngaho yabikiye ibanga mu ntanga yandusha abandi. Iki gitaramo kizajya ku mateka mu yandi, abandika mutangire mwegereza uducumu muzacyandikaho. Ndabashimiye.